ku bantu batayizi banza wumve kano kantu. Episode ya mbere aka nakandi gasizoni k'ubwenge za seri z'umwaka. Aka nagaseri gashya dutangiye ku mugaragaro. Bariko tufite ibikomere kwishe ndagira ngo wumva barimo. Uyu mwana yaje kumva barimo ameze nk'uje kubarigira ko ari umwana barinyuzura ne baramunyuzura. Asanga barimo bari kuvuga ngo ibihano se bikomeye twahaga abanyeshuri ko leta yabiciye atubungu ibigo by'amashuri byose byabaye umwanda. Cyane niyo mubwiye nabi gato ibibazo bihita bikuvukira nk'umwarimu bakajya kukurega ngo wangisha uburenganzira bw'umwana ngo wamubwiye. Nizere ko mumeze fresh nanjye mumeze neza. Uyu munsi turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2026. Ndacyari Daniel Mipango. Iyi ni Vale Plus cyangwa se Voice of agasobanuye Legacy. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe muri ya gahunda yacu kujya tuganira kuri filime zigiye zigezweho. Uyu munsi tugiye kuganira kuri filime navuga ngo yahuriweho n'abasobanuzi bagera kuri 3. Amambere yakozwe n'umusobanuzi bita Yusuf. Ubundi bukurikiyeho ikorwa n'uwitwa Mungeri Equalizer, ariko kuri inshuro yaje kwadukirwa n'umusobanuzi bita Rukiki. Aka kanya tuvugana ni gukora iki kiganiro ni filime yari amaze gukora episode 2 bayita I will teach you a lesson, cyangwa se nza nkwiye kugira gute, nkwiye kuguha isomo cyangwa se nkwiye kugira ibyo nkwigisha. Reka turebere hamwe ku bantu batayizi banza wumve kano kantu. Episode ya mbere aka nakandi gasizoni k'ubwenge za seri z'umwaka. Aka nagaseri gashya dutangiye ku mugaragaro. Bari kwikano hagiyemo aramu kumwe umuntu ajya kuryama agashyiramo kariveye kaza kumukangura saa 12 za mu gitondo. Hari abantu bazinduka ubyutse afite ibikomere kwishe ndagira ngo wumva barimo. Uyu mwana yaje kumva barimo ameze nk'uje kubarigira ko ari umwana barinyuzura ne baramunyuzura. Asanga barimo bari kuvuga ngo ibihano se bikomeye twahaga abanyeshuri ko leta yabiciye atubungu ibigo by'amashuri byose byabaye umwanda. Usanga gakera abanyeshuri bakubitwa, ariko ngira ngo umuntu murabizi ko amaleta hirya no hino ku isi yaciye ibyo bintu ngo nta munyeshuri ukubitwa. Uyu mwana yaraje yumva barimo nabo bari kuvuga ati ibigo byose byabaye umwanda by'amashuri kubera ko nta mwana ugikubitwa. Cyane niyo mubwiye nabi gato ibibazo bihita bikuvukira nk'umwarimu bakajya kukurega ngo wangisha uburenganzira bw'umwana ngo wamubwiye nabi ngo wamukubise. Ngo ngira ngo n'ababyeyi noneho mu rugo nawemerewe gukubita umwana we. None ababivuga discipline tubabonana ni inkoni zabakujije bakubitwa n'ababyeyi. Yes, ngira ngo mwabyumvishe twagiye kwifashisha amwe mu mashusho nyine yakorewe muri weekend y'ubukwe bwa Irene. Amashusho nyine abasitari bacu nyine ntabwo twanyuzaho amashusho y'iyi filime nyine murabizi nyine babiduhanira. So rero muri make iyi filime yitwa I will teach you a lesson y'Inyakoreya cyangwa yo muri Korea y'Amajyepfo yasohotse uyu mwaka wa 2026. Ikaba yarasohoye na Netflix ku itariki 5 Kamena mu mwaka wa 2023. So I teach you a lesson ni izina ryakomotse mu ngo ni izina nyine ry'icyongereza, ariko mu Kinyakoreya yitwa Cham Gayon Nyuko. Ubwo niko yitwa. Ni filime yo iri mu bwoko bwa drama action, ikagira comedy, ariko iyi filime ubundi ni filime yibanze cyangwa se yagendeye kuri webtoon yitwa Get Schooled. I will teach you a lesson. Ngo ni filime ya danger, tugira ngo ni filime yoroshye. Iyi filime ubundi ku bantu bakunda filime za high school cyangwa se z'abanyeshuri, ubwo ni kuvuga ku bantu baba bararebye Wiki Low Class, ku bantu baba bararebye filime yitwa The Glory, ku bantu baba bararebye filime yitwa The Juvenile Justice, ku bantu baba bararebye filime y'Inyakoreya yitwa Revenge of Others, How by a Friend cyangwa se The King of Pigs. Bizera ko hanyuma reka twibaze ngo ese ubundi
iyi filime ni ikihe kintu bayibonyemo gituma bayirwanira. Ubundi amambere yatangiwe n'umusobanuzi bita Yusufu. Yusufu nawe bidateye kabiri apfuburwa n'uwitwa Mwungeri, ariko uyu Mwungeri nawe ntibimaze kabiri ahise atangira gupfuburwa n'uwitwa Ruki Kimomo. So reka twibaze ngo ubundi iyi filime ni ikihe kintu kidasanzwe kirimo. Iyi filime ubundi ijya kumera nk'iyitwa Wikilo Class ya Netflix. Iyo nakugira inama yo kuyireba, ifite episode 8, buri season imwe ifite season 2, ubwo ni season ni episode 16, cyangwa se bareba filime zidasobanuye wayireba kuri Netflix. Yakozwe isobanuye n'umusobanuzi bita Inike Buringanire. Iyi bita The Glory nayo ni ya Netflix, ariko ifite episode 16 kandi yibanda cyane cyane nayo kubijyanye no kunyuzura abanyeshuri ku ishuri, ariko bikarangira havuyemo umwe akagira gute akihorera. Hanyuma yitwa Pyramid Game. Iyi Pyramid Game ni seri nayo ya Viking. Nakugira inama nayo yo kuyireba. Hanyuma yitwa Revenge of Others, ni seri ya Destiny Plus, nayo ni seri nziza bya hatari. Inama nakugira nayo ayireba, nayo ni ibintu byo kunyuzura, hanyuma umunyeshuri makaza kwihorera, nayo yakozwe na Inike Buringanire. Hanyuma ini bita The King of Pigs, ni kugaboneka kuri platform zitandukanye nyine, harimo nk'iyi ngiyi n'ubundi bita T-Ving, nayo niho wayisanga ibaye ushaka kureba idasobanuye. Ariko by'umwihariko iyi filime yitwa Wikilo Class, iyo n'ubundi ijya kumera neza, ni copy paste y'ingi abantu bari bashwa baduke bari kureba abasobanuzi bari gupfuburana, no bayikozwe n'abasobanuzi batatu. Nta hantu itandukaniye cyane bigaragaza itandukaniro ni yitwa Teacher Ellison. Wenda yo nuko haba harimo kuba umunyeshuri n'umwarimu bafatanya mu guhana ababyeyi baba bakora ibikorwa nyine navuga ngo bitemewe, ariko ubundi nkuko iyi filime ikomoka ku nkuru cyangwa se ko ahantu hitwa kuri webtoon, nakubwira yuko ubundi izindi seri zose hafi ya zose zo ari abantu bagiye bagira gute bicara bakazandika iyo idafite inkomoko. Ariko iyi ngiyi yo ikomoka kuri webtoon, wenda mu bantu bakomeye muri izi filime nabo nagaruka kuri uyu musore witwa Hani Jin na Kim Yoni. Hani Jin none witwa Moon Yuri, uyu nguyu uhanganye na bano babyeyi ndetse na bano banyeshuri. So ikintu cyatumye abantu bayikunda cyane cyane ubundi nanone akenshi nuko wakorewe akarengane arengerwa, naho wakoze amakosa akagira gute agahabwa isomo. Nicyo navuga wenda cyatumye ino filime abantu bayikunda. Ariko ubundi mu busanzwe nta bidanje, si filime wenda bavuga ngo uyigiye kwicara nyine yagaza abantu uko mu minsi yashije twicaye tukayagazwa n'izitwa za Agent Kim, tukayagazwa n'izitwa zitwa ngo iki filime yindi baheruka gukora nayo yakozwe n'abantu benshi, ni iyihe? So rero muri rusange nababwira ko nta byacitse, nubwo nyine nayo navuga ngo ni filime rukakoze nyuma yo kuba hari izindi yakaba yari gukora, yakaba yari gukora Shop of Killer season 2. Abenshi twekwize kare yagiye no gukora, yari yasezeranyije n'abantu mukuza kuvuga nkoranyambaga ziwe kuri Instagram, yari yapostinze yuko agiye guhita akora Shop of Killer, ubwo yayiretse agiye kwanza arangiza iyi ngiyi, mu gihe atigeze arangiza Barini, mu gihe hari filime nyinshi umusaza yagiye asubika atigeze arangiza, kandi abantu babaga bamwiteguye ko arizo agiye kubakorera. So rero muri make sinubona ikihe kintu cyishe inyuma, cyangwa se ni ikiriye banga ryishe muri iyi filime iri gutuma byatumye nyine ahita yirukanyira kuyikora, bikarangira nyine apfuguye bano basore bato bari bakizamuka. Ariko ku bantu nyine bakunze cyangwa se bumva bayifitiye amatsiko,
wararebye izi filime zose nakubwiye, Ibiki Hero Class, The Glory, Juvenile Justice, Revenge of Others, How to Buy a Friend na The King of Pigs, uko ari filime zigera muri 7, nta tandukaniro ririmo rya danje ntaryo. Zose ni filime z'abanyeshuri zijyanye n'ibintu byo kunyuzura ku ishuri, ariko bikarangira havuye mu munyeshuri umwe cyangwa se undi muntu wo muri icyo kigo akajya ahorera abagize gute abakorewe akarengane. So rero muri rusange n'ibyo ngibyo nabaganiriza uyu munsi. Uburwayi nyine nabwo nako babunyoroheye, nuko bavuze ngo umunsi cyangwa se mwe kubaho nta makuru muri guhabwa. So nibyo nabaganiriza uyu munsi, nayo makuru ahari. Ikindi mwabonye ko nyine Irene yarongoye, akoze ubukwe. Abasiribateri bacu b'abasobanuzi n'ibindi byamamare by'abasiribateri bamutahira ubukwe. So reka twizere ko rero wenda igifunguzo cy'ubusiribateri yagisigiye Rocky, mu gihe bamwe twibwiraga yuko byibuze uyu mwaka mu kwezi kwa gatandatu nabwo bitwara ko Kimomo ari bukora ubukwe, yarangiye ntabwo akoze. Reka twizere ko igifunguzo cy'ubusiribateri cyo kwa Irene yagisigiye Rocky Kimomo. Sigere ku Kimomo, ubwo Sankara nawe ari hafi aho ngaho, bari kumunuganuga. Abasiribateri nabo bamaze igihe barambiranye, bitwa ba Philipita. So rero abakunda Imana ikandusha, ibisigo witeka duhana umugisha. Ntacyo mfite kindi nabaha kano kanya. Dusubire turebera hamwe, dusubire kuwa kabiri turebera hamwe filime zasohotse z'icyumweru. Ariko mw'abantu mwe cyo mbisabira, niba urebye ikiganiro gutera comment niba utabishoboye kanda like, nabyo biba byemewe. Hanyuma ejo bundi tangire tuzane abasobanuzi batuganirire, baduha amakuru yabo, batubwira aho baburiye, batubwira ibyo bahugiyemo, batubwira impamvu umusobanuzi ashobora kwikora agakora filime imwe mu cyumweru cyose kirangira, agatanga filime imwe cyangwa se episode 2. Sobanure niba koko umuntu amasaha 2, amasaha agera muri 100 ngaha abagize icyumweru mu 160, niba umuntu ashobora kubonamo amasaha 2 yonyine akayagenera abakunzi be ndetse n'abafana. So rero Imana ibahe umugisha, bisigaye witeka duhane umugisha nk'uko ndi kubabwira. Nsengere narwaye ibindi. Ciao dusubiye kwa kangahe kwa kabiri muri wiki movie ziba zasohotse. Ciao.